Tubahaye ikaze bakunze ba Umurimbo TV turabasuje cyane tubifuje kugubwa neza mumerereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi mukamudukurikira umunsi ku wundi tubahaye karibu tujye kuganira rero muri za nsanganyamatsiko zacu nziza ziba zigamije kwibukiranya kugura no kugira inama ku byadufasha kugira ubuzima bwiza imibereho myiza imibanire myiza ndetse n'ubuzima bwiza n'iterambere mwese mudukurikira umunsi ku wundi by'umwihariko abadukunda cyane mugubwe neza kandi mugire umugisha mu byanyu byose uyu munsi tugiye kuganira rero ku mibanire myiza imibanire myiza rero nk'uko mubimenyereye tuba turebana cyane cyane mu bashakanye tugira inama cyangwa se duhugura cyane cyane mu bashakanye mu bubatsi ngo uburyo babanirana neza ariko nanone hari igice tutagomba kwibagirwa icyo nta kindi rero ni icy'imibanire rusange ahangaha tukaba tugiye kurebana hamwe mu mibanire rusange uburyo ushobora kubana n'abantu hanyuma kugira ngo ubashe kumenya abo muzabana ari abanyabo cyangwa se abo muzabana ari abakubeshya. Aba bantu mw'abantu mwe tubasanga no mu miryango yacu tubasanga mu nshuti zacu duhorana mu buzima bwa buri munsi niyo mpamvu iki kiganiro tuba twagiteguye kubera ko hari abantu benshi cyane bahura n'ibibazo mu buryo butandukanye bitewe no kudasobanukirwa ibyerekeranye n'imibanire y'abantu babana kubera yuko nyine nta makuru ahagije baba bafite no gusobanukirwa. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'imibanire gifite insanganyamatsiko irebana n'ibintu bitandatu simusiga uzabona ku nshuti cyangwa se uwishushanya nk'inshuti yawe ariko akaba akuryarya. Nta kintu kibaho kibi nko kugira inshuti y'indyarya. Noneho ikibabaje ni nazo zuzuye muri iki gihe tubayemo. Tugiye rero kuganira hari abantu bamwe baba ari abantu beza cyane bakaba bazi ko n'abandi ari uko niyo mpamvu uyu munsi tugiye kubereka ibintu bitandatu bigaragaza inshuti yawe ko ari inshuti y'indyarya. Mu bibazo bitandukanye abantu bacamo umunsi ku wundi hanze ahangaha bitagenda neza indwara zitandukanye ibintu birimo akajagari mu buzima kubura ibyishimo kubura ibintu byawe by'ingenzi gukora ukabona biranze bizinesi zigapfa imyiryane mu muryango ikaba yose amatiku amakimbirane ibibazo bitandukanye. Ni ukuri kibabaje biterwa n'abantu kandi bantu bari hafi yacu inshuti zacu cyane ndetse na bamwe bo mu miryango ba hafi cyane yacu. Ibi ngibi rero nibyo bituma umunsi ku wundi dutegura ibiganiro bigiye bitandukanye byose bifite intego imwe ariko nanone biba bifite insanganyamatsiko zitandukanye nk'icy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ugira inshuti ariko akaba ari ya nshuti y'indyarya cyane. Inshuti y'indyarya cyane ikibi cyayo rero buriya ubundi banakubwira ngo buriya indyarya ni mbi cyane indyarya ikwihishamo indyarya niyo igira amahirwe yo kubasha kukurangiza kandi mu buryo buyoroheye ndetse ntubashe kuba warabukwa. Indyarya rero ni mbi cyane kubera yuko yo irakubabaza bya nyabyo kurusha undi muntu wo hanze. Indyarya ni ya yindi usanga aba ari uwo muntu wo muri famiye yego aba ari n'umuntu w'inshuti yavuye hanze mugahuza mugakundana mukaba inshuti ukamushyira mu buzima bwawe. Uyu nguyu rero kukurangiza biramworohera ikibi cyose yashaka yakigukorera nk'uko yagukora n'ikiza biba byoroshye no kuba yagukorera ikibi. Reka rero duhumure amaso yacu binyuze muri iki kiganiro tubashe kujya twitwararika twibombarika tumenye yuko umugizi wa nabi ntabwo azaturuka muri Amerika ngo aze kukugira nabi ntabwo azaturuka mu Bwongereza cyangwa se ngo aturuke i Kantarange ahantu kure ntakuzi niba nanakuze akubona gutyo gusa nta kindi kintu azaza kukuziza kuko nta n'icyo afite yakuziza. Umuntu ufite icyo yakuziza ni wa wundi uri hafi yawe utifuza nyine ko hari aho ugera cyangwa se utifuza ko hari ibyo ubasha kugeraho. Hamwe no gusenga ariko nanone tugakoresha n'ubwenge Imana yaduhaye reka turebere hamwe ibi bintu uko ari bitandatu. Andi makuru meza abantu bacu beza tubafitiye imyambaro myiza yiganjemo iya Kinyafurika ku bagabo abagore abana. Iyi myambaro ikaba iri mu mabara meza atandukanye muri karite nziza. Iyo myambaro myiza ikaba irimo amashati meza ya kigabo adoze neza kandi mu matisi meza atandukanye, amakanzu y'abadamu abakobwa abajeni mama ababyeyi bakuze, imyenda y'abana myiza karite nziza buri kigero, amabatike meza
meza ari mu mabara meza ndetse na karite nziza, amadira meza mu mabara meza na karite nziza. Akarusho idira akaba ari umwenda wambarwa ahantu hatandukanye kandi ukambarwa na buri muntu wese. Ni ukuvuga ngo abakobwa batoya, abajene mama, abamama bakuze ndetse n'ababyeyi bari mu zabukuru, buri muntu wese yambara uyu mwenda ukamukwira kandi ukamwubahisha. Akandi karusho k'iyi myenda ni imyenda wambara mu bihe bitandukanye, kujya gutembera, kujya gusenga, kujya ahantu hose hatandukanye ushaka kwambara ukikwiza kandi ukumva wisanzuye. Iyi myenda irahari ku bwawe. Kubera ikoranabuhanga dukoresha uburyo bwa delivery aho waba uherereye hose, ibyo wahashye bikakugeraho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Ikindi, uramutse ufite modeli yawe wifuza ko twagukorera, twayigukorera kandi mu buryo bwizewe. Ku bindi bisobanuro mwahamagara nomero ziri muri screen cyangwa mukatugana mu nyubako yo kwa Makuza muri floor ya mbere, umuryango nomero 3, aho bakunze kwita muri Made in Rwanda. Murakaza neza. Ikintu cya mbere kizakubwira inshuti y'indyarya cyane ni uko ikwitabaza mu bibazo bye, abagukeneye pe, akabona akanakwereka ko ari wowe muntu nyine umufasha, umuba hafi, kandi koko ugasanga ibibazo bye byose wabyijanditsemo. Igihe ababaye urahari, igihe amerewe nabi urahari, rwose uri tayari kumufasha muri buri kimwe kugira ngo kibashe kugenda neza. Ariko wowe wagira ibibazo, waba uri mu byago, uyu muntu arakwitaza. Muzabishishoze, usanga ari kure cyane. Wagize ibyago, wapfushije, wa muntu ntahari. Wagize ibyago, uri kwa muganga, ntabwo uyu muntu uri buhamusanga. Wagize ibyago bikomeye, ufite ibibazo, ukeneye umuntu muganira, reka da, uri mu bihombo, wa muntu ntahari. Uzacunge neza, ushishoze. Nushishoze uyu muntu uzabasha kubona ko ari uko akubanira. Ikibabaje ni uko benshi mu bantu babigirira umutima mwiza atita no kureba kuri ibyo bintu, ariko nubasha kubishishoza nyuma yo kureba kino kiganiro, uzashishoze mu nshuti zawe za nyazo. Nubona hari umuntu usanga muba muri kumwe mu bibazo bye pe, wabyijanditsemo neza rwose pe, muri kugerageza gushaka uburyo mwabona ibisubizo by'ibyo bibazo, ariko wowe waba ugeze hahandi rukomeye cyane, ntabure impamvu yo kuba ari kure yawe, akitaza, agakwepa mu buryo bw'ibanga cyane. Babikorana ubwenge ku buryo yumva ko utagomba kubirabukwa. Ariko ibi bintu uzabyitegereze neza, uzabishishoze neza, uzahita usanga yuko iyi nshuti yawe uzagira ibyago ntigutabare, kandi nanone ikarema impamvu zinafatika zinagaragara. Mu by'ukuri usanzwe unanayumva muri izo mpamvu iba yaremye, ariko ubutaha uzamenye ko ari ukubera ko ari indyarya cyane. Ibi ni ibimenyetso rero, cyangwa se iki ni ikimenyetso cya mbere kiranga inshuti y'indyarya, inshuti mubana ariko ari indyarya kuri wowe. Ikimenyetso cya kabiri kiranga inshuti ikuryarya, akugira inama mbi. Akugira inama mbi, we akwereka ko ari mu ruhande rwawe, ari kukugira inama nziza, ariko akakugira inama mbi, ya yindi ishobora no kuba yagushyira mu bibazo, cyangwa se yatuma useba, yatuma ujya mu byago. Ukwiye kwitonda ugashishoza. Mbivuze gutya wenda hari igihe mutabyumva, ariko aka kanya ugiranye ikibazo wenda n'umugabo wawe, cyangwa se n'umugore wawe, cyangwa se na mama wawe na papa wawe, atangiye kukubwira ati ariko ni gute ubundi umuntu mu buzima akumenyera gutyo ungana? Ni gute ubundi? Mbese we ari kukuzamurira ikibura, ari kukwereka ko ukwiye kuba umuntu wahatari, aho kugira ngo wenda akubwire ati ni ukuri muvandimwe, nubwo urakaye, ariko ibi bintu bano bantu bari kukubwira, cyangwa se gerageza guca mu nzira za gutya na gutya zatuma ubasha kwihangana. We ari gushaka, niba ufitanye ikibazo na mama wawe cyangwa n'ababyeyi bawe, agusohore mu nzu, ugende ujye kuba ikirara, ubundi ahasigaye abantu batangire bakubone ko nyine zavuyeho, bakubone ko udashobotse. Niba hari umuntu runaka wakurakaje, arakugira inama yo kugira ngo umwurire, cyangwa se musubize, mwereke ko urenze, uri hatari, nge turi kumwe, akagukereya muri ubwo buryo. Niba wubatse urugo, agakora ku buryo ugomba kurusohokamo, wowe mu buryo utabizimo, uzi ngo ni umuntu uri hafi yawe, ari kukugira inama. Ni gute ubundi umugabo agukorera ibintu nka biriya ukabyemera gute? Umva, uri inshuti yanjye pe, ariko ibi bintu ntabwo wakagombye kubyemera, never. Umuntu ari kukugira igicucu nawe ukabyemera, donc akakugira inama za gutyo. Umuntu akakubwira ati
nukuri nta mugabo ukurimo, ntago umugore yakagombye kugukora ibintu bimeze kuriya ngo nurangiza ugumane nawe gute se? N'abagore beza buzuye hano hanze. Nuko nyine inshuti y'indyarya ikubwira. Inshuti y'indyarya iragushuka pe, gusa ndabinginze mujye mugira gushishoza, kuko kubera ukuntu wowe uba wumva umukunda, kubera ukuntu wowe wumva muri inshuti nyanshuti, uba utekereza ko ibyo ari kukubwira byose ari ukuri. Ariko reba umuntu ukora uko ashoboye kugira ngo akurinde ibibazo, agukure mu bibazo, agukarume hahandi ubabaye cyane, ya myanzuro ufata mu burakari, bya bisubizo ushobora gusubiza mu burakari, mbese ya myanzuro yose ushobora gufatira mu burakari, akakuba hafi, ahubwo akakurinda kuba wayifata, kubera ko akenshi iyo abantu barakaye cyane, amarangamutima atuma bakora ibintu birimo amakosa gusa. Iyo ufite inshuti yawe rero hafi, ikigukorera irakurinda, ariko iyo ufite inshuti y'indyarya, ikigukorera ikwinjiza neza mu bibazo, bikagenda bikakujyamo, bikakurenga, kandi mu buryo bitakorohera kubasha kubimenya. Ikintu rero cya gatatu kiranga indyarya mbi y'indyamirizi iri mu buzima bwawe yiyita inshuti, ntabwo ikunda iterambere ryawe habe na gato. Uyu muntu yanga iterambere ryawe. Igipimo kizakwereka ko atakunda n'iterambere ryawe, uzashishoze neza, uzasanga yaba ari ibyo ucuruza, yaba ari ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi, ntabwo ajya akora ibyaguteza imbere. Ni ukuvuga ngo niba ari ukuguhahira, ntabwo ajya akugurira. Ibyo ucuruza arabikenera, ariko yabikenera akajya kubigura ahandi. Nubona uwo muntu umeze gutyo rero, uzamenye ko ni inshuti yawe, ariko ni indyarya mbi. Hari n'igihe ashobora kwigishwa ngo ibi bintu urumva ngo ni gift nabonye, ngo ibi bintu ngo umuntu ngo yarabinzaniye, ngo ibi bintu, utuntu tumeze nka gutyo two kugira ngo akujijishe. Ntuzemere ko umuntu akujijisha, kubera yuko indyarya nta kindi kintu ishobora kugukorera usibye kukwangiriza ubuzima. At the end of time ashobora kukwangiriza ubuzima. Niyo mpamvu ukwiye kubyitondamo cyane mu kumenya inshuti mubana umunsi ku wundi. Ugasanga ucuruza ayo madira, ucuruza ibintu bitandukanye ajya akenera, ariko akaba yakora uko ashoboye ntanakoherezeho n'abakiriya, ahubwo rimwe na rimwe abakiriya bakajya n'ahandi, kubera yuko mu mutima we abashira yifuza yuko ahubwo n'ibyo ngibyo ufite cyangwa se n'iryo terambere ufite ntabwo biba bimushimisha. Ikintu cya kane kiranga inshuti ikuryarya, ni wa muntu unezerwa cyane aho yumvise bakuvuga nabi, ndetse akatsa umuriro cyangwa se akongezamo umuriro muri ba bantu barimo kukuvuga nabi. Akavuga ati ariko ibyo bintu muri kuvuga sha nanjye narabyumvise, ibyo bintu ariko nibyo koko. Hahandi yasanze bari kukuvuga nabi, rya banga ryawe mwaganiriye ariko rifite uburyo rishobora kuba ari nk'igisebo kuri wowe, akaricomeka. Yamara kuricomeka, ubwo nyine yenyegeje umuriro, yamara kuwenyegeza aho ngaho mu banzi bawe cyangwa mu babi bawe, akagaruka wowe akakwigiraho imfura cyane, akakwigiraho umwana mwiza, akakwigiraho intungane. Reka nkubwize ukuri, nimba hari ikintu nabonye muri ubu buzima, uzi kubona ngo ufite inshuti yawe magara, ya yindi uba warahinduye nk'umuvandimwe. Hanyuma mu buzima tubamo bwa buri munsi, umuntu agira abanzi akagira n'abakunzi, ugasanga ngo iyo nshuti yawe magara ni inshuti y'umwanzi wawe ruharwa. Umwanzi wawe pe arabizi ko murazirana, ntabwo wenda hari ukuntu abantu baba badahuza, yego, ariko batari abanzi. Hari ukuntu abantu baba bafite ibyo batumvikanaho, cyangwa se ntibari inshuti ariko nta n'icyo bapfa. Kuba waba uri inshuti yanjye ukaba uri n'inshuti n'uriya muntu, wenda nubwo tuziranye ntacyo dupfa, cyangwa se nta byacitse iri hagati yanjye nawe, it's okay, nta kintu byo bitwaye. Ariko urabizi neza ngewe na kanaka turi abanzi cyane pe, turi babanzi, aho nta cyiza nshobora kwifuriza uriya, n'uriya nta cyiza ashobora kunyifuriza usibye ikibi. Hanyuma wowe uri hagati yacu ngo uri inshuti yanjye magara,
hanyuma kandi uri n'inshuti y'umwanzi wanjye magara. Iyi nshuti yitwa indyarya. Iyi ni indyarya mbi cyane. Iyi ni indyarya mbi. Izi ndyarya nizo zamaze abantu, nizo zizengereza abantu, nizo zitwara ibibi hagati y'abo bantu. Iyi ni indyarya mbi cyane, yirinde, ishyire kure rwose pe. Nakugira inama, niba ubona uyu muntu ari inshuti magara y'umwanzi wawe, mbabarira umushyire kure yawe cyane pe, kuko uyu nta nshuti murimo. Umva nkubwire ikindi kintu cya gatandatu kiranga indyarya iri mu buzima bwawe yigira inshuti. Iyo ibashije kugera ku nsinzi yayo, hari ibintu bye byaciyemo, hari nyine insinzi yabonye mu buzima, ayisereburana n'abandi, wowe akakwibagirwa. Ni ukuvuga ngo yishimana n'abandi, wowe ukaburirwa irengero muri icyo gihe. Ndakubwiza ukuri, aba bantu hanze aha ngaha barahari. Yewe mu miryango, nimvuga inshuti y'indyarya, wumve n'inshuti yo mu muryango, kuko mu miryango yacu niho inshuti zihera. Wumve ko hari umuvandimwe wawe muri inshuti cyane magara, ariko ashobora kukubera inshuti kuryarya, mubyara wawe, nyogosenge cyangwa se umwisengeneza wawe, like abantu bo mu miryango, gutya tubana mu miryango. Yego, ugasanga rero intsinzi ye, ibintu bye biciyemo, iterambere rye agezeho, nta kindi kintu yitayeho rwose, yishimana n'inshuti zindi, wowe ukibagirana. Uzabishishoze uzabibona. Hahandi mu bibazo, mu bikomeye, niho muba muri kumwe, ariko mu munezero we uzasanga akenshi mutaba muri kumwe. Niyo mwaba muri kumwe, aba ameze nk'aho yagushyize inyuma y'abandi bantu b'abanyacyubahiro cyangwa se y'abubashywe. Mbese umeze nk'aho ntacyo uvuze, wihuruje, uri umuntu uri aho ngaho gusa. Ka gaciro kawe kakagombye kuba kari hejuru, karabura kakajya hasi y'uduciro tw'abandi bantu. Iyo ni indyarya, ni inshuti ikuryarya, mubana mu buzima bwa buri munsi, umunsi ku wundi. Hanyuma ikindi rero, iki kiganiro mu kugitegura no kukibagezaho, ntabwo mba nifuza guteranya abantu, ntabwo mba ngamije gushyira umwuka mubi mu mibanire y'abandi, ahubwo mba nkeneye ko dufungura amaso yacu kugira ngo twirinde. Buriya kwirinda biruta kwivuza. Ntabwo bivuze ngo aka kanya nubasha kubona ko za ndyarya ziri mu buzima bwawe, kuko nyuma y'iki kiganiro ushobora gutangira kureba koko, ukarebesha amaso y'ukuri, ugatangira kubona bya bintu yuko koko ari byo, ugatangira kumenya abanzi bawe, ugatangira kumenya, kuko inshuti yawe ikuryarya iba ari umwanzi wawe uruta n'umwanzi wawe ubundi. Rero witangira guhinduka ngo umwereke ko wamumenye vuba, witangira rwose no kuba wamubwira nabi, cyangwa se ngo umubangamire, cyangwa se ngo umwange. Bana nawe, ariko nanone nk'uko hari imvugo ya kinyarwanda ivuga ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka, aba ari cyo kintu nyine ubasha gukora. Wamenye ibuye aho riherereye, ntabwo uri bubashe kurikubitaho isuka yawe. Nizere ko muri kubyumva, abakobwa beza, abahungu beza, mwese mukurikira Umurimbo TV. Tuba tujya inama kugira ngo umuntu ataza akakwishushanya, akakwigira nk'umwana mwiza kandi aje kurimbura ubuzima bwawe. Berseri bashiki b'abagabo bacu, abagore b'abasaza bacu, aba bantu cyane cyane bakunda gufata iya mbere mu kugira utuntu tumeze nk'utwo ngutwo, tumeze nk'inzangano zitagakwiye kubaho. Abantu babyara bacu ni abantu usanga bakunze kugira tuno tuntu. Ubwo nyine twahereye mu muryango. Harimo ibibazo ntabwo wareba, ndetse n'abavandimwe. Mukuru wawe agize amahirwe, wenda ashyingiwe mu muryango ukomeye, abonye umugabo mwiza cyane, yaba ko agaragara ndetse n'umutima mwiza n'uburyo abayeho, aho kugira ngo bikunezeze bigushimishe cyane, wumve yuko ari amahirwe atangiye kuza bakurikirana mwese nk'umuryango, ari ibyishimo byanyu,
ugatangira kuzamura jaluzi, ugatangira kuzamura roho mbi, ugatangira kurakara, ukavuga uti hagenge kandi disi ni igeno rye. Ibyishimo byawe byo kwishimira icyiza cya mugenzi wawe nibyo bizatuma nawe ubasha kuronka ibyiza, nyine Imana ikagushumbusha kubera yuko wabaye imfura. Ariko ibi bintu abantu ntabwo babizi. Umuvandimwe wawe abonye akazi keza, aho yakoraga baramuzamuye, bamuhaye promotion, bamugejeje ku rwego rwiza, aho kugira ngo wishime unezerwe uvuga uti niba brother wanjye agiye kujya muri ruriya rwego, nanjye ejo n'ejo bundi nshobora kwisanga nyine ndi ahantu hakomeye, ashobora kumpuza n'abakomeye kubera ko nawe ari mu rwego rwo hejuru. Ejo n'ejo bundi umwana wanjye ntabwo azabura aho akora, ntabwo azabura aderese y'imibereho. ni urugero. Aho kugira ngo utekereze ibyo, ahubwo ukarwara, roho ikakwica, umutima ugatangira kuzanamo mukushi, wibaza impamvu mukuru wawe abashije kuzamurwa mu ntera muri urwo rwego. S'il vous plaît, abantu nyine tumeze gute muri make? Ugasanga mwihangane kubera Imana, iyo utekerereje ineza abandi irakugarukira, iyo wifurije abandi kibi nawe kikubaho, ugasanga uhora mu bibazo, kandi ibibazo byawe ugatangira kubishyira ku bandi. Ibi bintu byose twavuze muri iki kiganiro usanga byose ahanini biterwa n'amashyari, ugasanga biterwa n'inzangano ziba ziri mu mitima y'abantu zishingiye ako muzi yuko buriya ari icyaha kwanga mugenzi wawe, noneho by'akarusho umuvandimwe wawe, nanone by'akarusho umuntu wakugiriye icyizere. Njye nagiye ngira inshuti nizeye, narangiza nyine nkumva namuhisemo, namwizeye, ugasanga umuntu uramuganirije. Ubu nsigaye mbikora nko kubatesitinga, umuntu ukamuganiriza, ukamuha ku ibanga ryawe igice cy'ibanga cyangwa se kopi yaryo. Kopi ariko atari pesiti. Haba kopi pesiti burya iba ari totari bya bintu byose. Ufata kopi ukayimushyiraho kugira ngo urebe. Ego hamara iminsi 2 ugasanga ya kopi neza neza abantu barayikugarurira nk'uko uzi wayitanze. Izo nizo nshuti ziri hanze aha ngaha dufite. Subhanallah. Umuntu akakureba kumva arakwanza, akavuga ati nta kindi kintu nakora, ndabanza musebye buhoro buhoro. Mwatwe turi ku social media zo twaragowe, ni ibindi bindi. Umuntu aravuga ati ngiye kumwibasira muteze isi n'abantu kugira ngo abantu bamwange. Uraza kunguka iki ko ibyo ubibye ari byo nawe usarura? Ko nyuma y'iminsi uzasarura birimo n'inyungu, nyine ubone ibirenze kuri bya bindi wifurije mugenzi wawe. Mwaretse tukagerageza gutinya Imana, tukagerageza kwifuriza abandi byiza kugira ngo natwe ibyiza bitugarukire. Tureke guhemukirana inshuti zacu. Guhemukira inshuti yawe ni ikintu kibi cyane, ni icyaha gikomeye. Imana irabihanira. Abantu rero kubera ukuntu twikunda cyane, twamaze kumva yuko n'Imana ngira ngo nta nibaho, itabire no kutureba, itareba n'ibyo bibi dukora. ni ukuri. So reka nsoze nshimira buri wese uzadukurikira kugeza kuri uyu munota, nudukurikira kugeza kuri uyu munota uzashyira ikimenyetso muri komanteri, ubwo tuhite tukwandika mu gitabo cy'inshuti zacu, cy'abantu bakunda inama zacu kandi bazikurikirana ndetse baba biteguye no kuzikurikiza. Ubwo rero ahasigaye nitumara kubugenda tubashyira mu gitabo cy'inshuti, murumva nyine inshuti zari zo, inshuti zitari indyarya. Murumva yuko muzaba mushonje muhishiwe. Burya gira so yiturwa indi. Reka dusoze. Imana ibarinde, ibarinde ikibi, ibarinde ababi, ibarinde abanzi bigira abakunzi, ibarinde indyarya aho ziva zikagera, ibaha ubuzima bwiza. Tuzasubira ubutaha. Bye.